Ndongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, nshimira Imana nziza kandi tugiriye neza iduhaye umugisha wo guterana uyu munsi, kandi nshimira n'abantu bankurikiye n'abazankurikira n'ubundi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amazina nitwa Gasana Frank, ndi umupasiteri ukorera mu itorero rya Apostles mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kubwo gukurikira ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho uravuga kwitoza kubaha Imana yawe. Mu by'ukuri impamvu iryo jambo ryaje mu mutima wanjye, abantu dutwaye umwanya munini wo kubaha ibindi, ugasanga kubaha Imana kuri kure yacu. Ari nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe abantu duteshuka mu nzira y'Imana yatugeneye. Iyo turebye ibyanditswe byera, dusanga tubonamo abagabo bubashye Imana mu bihe bigoye, bitari biboroheye, ariko bakubaha Imana. Tukabona yuko no mu bihe byacu bishoboka, kuko iyo umuntu yubaha Imana, Imana imunyuza mu bikomeye, Imana imuha umugisha, Imana iramurwanirira, Imana iramutsindishiriza. Umusore witwa Daniyeli yabaye mu buzima bwubaha Imana, igihe kiragera barabanyaga. Bibiliya irabivuga, babatwara mu gihugu babatwaramo ari abanyage. Ariko iyo ukurikiye ibyanditswe byera, usanga Daniyeli yarahagaze yubaha Imana. Imana imucisha mu bihe bitoroshye kandi bikomereye abantu benshi, ariko imunyuzamo kubera ko yayubahaga, atayiteye umugongo nubwo bari babanyaze, ahubwo yakomeje kuyubaha, yizera Imana ye. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Zaburi y'Ijana-na-11, abadusomera umurongo wa 10. Imana ibaha umugisha. Zaburi y'Ijana-na-11 umurongo wa 10 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge nyakuri. Kubaha Uwiteka ni kimwe kigize ubuzima bw'umuntu, kuko iyo utubasha Imana bigaragara yuko uri kure yayo. Yesu nashimwe cyane. Bavandimwe, kubaha Imana ni ubuzima bwa buri muntu wese, ni ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese uriho mu shusho y'Imana. Iyo utwaye umwanya ugatekereza ku Mana n'ibyo ikunyujijemo n'ibyo ugukoresheje, bigutera guhimbaza Imana no kwiyubaha, ntugire ikindi kintu icyo ari cyo cyose wayibangikanya. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo kubaha Uwiteka Imana ni ishingiro ry'ubwenge bwose, ngo kandi nibwo bwenge nyakuri. Bivuze ngo hari ubwenge dutekereza ko ari ubwenge, ariko ubwenge butarimo kubaha Imana ntabwo ari bwo bwenge buri mu ijambo ry'Imana. Ubwenge buri mu ijambo ry'Imana ni ukubaha Imana, ukava mu byaha, ugatandukana n'ibidakwiriye, ukareka iby'Imana yanga, ukagendera mu murongo w'Imana ishaka. Imana ihimbazwe cyane. Sogokuru w'abizera Aburahamu, Imana yamusanze mu gihugu cy'iwabo, bakuze basenga ibigirwamana, babumba ibishushanyo, Aburahamu abibamwo. Ariko mu mutima wa Aburahamu hazamwo kubaha Imana yaremye ijuru n'isi. Imana iramusanga, iramubwira ngo Aburahamu, uva mu gihugu cy'iwanyu, nkutware njye kukwereka aho uzatura, kandi nzaguhindura ubwoko bwiza kandi bukomeye. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Bivuga ngo
Aburahamu kuba yaratoranijwe mu mutima we harimo kubaha Imana. Umuntu wese wubaha Imana ntakora icyaha. Umuntu wese wubaha Imana ntiyanga mugenzi we. Umuntu wese wubaha Imana uko agenda ntabwo yubaha Imana ngo ari mu rusengero, ntabwo yubaha Imana ngo ari mu kazi ko gukorera Imana, yaba ari uririmbyi, yaba ari ikindi kintu runaka. Ahubwo kubaha Imana ni ibintu biba mu buzima bw'umuntu, kandi iyo ubyitoje bikora ubuzima bwawe ukagendana nabyo kurinda usoza ubuzima bw'iyi si turiho. Yesu ashimwe cyane. Uwo mugabo Aburahamu yubaha Imana, atandukana n'ibigirwamana. Imana iramubwira ngo kubera ko mbonye umuntu ufite umutima nishimira, imukura mu bigirwamana yari arimo na se n'imiryango y'iwabo, akurwayo kubera kubaha Imana yaremye ijuru n'isi. Ongera dusomere icyandiko kiri ukomezeho umurongo umwe uri muri Zaburi y'112 n'umurongo waho wa mbere. Zaburi y'112 umurongo wa mbere haravuga ngo Haleluya. Amen. Hahirwa uwubaha Uwiteka, hahirwa uwubaha Uwiteka, akishimira cyane amategeko ye. Hahirwa umuntu ugenda yubaha Imana. Hahirwa umuntu ugenda ibyiyumvire bye bitekereza ku Mana. Hahirwa umuntu mu buzima bwe witoje kubaha Imana. Imana nishimwe cyane. Iyo umuntu yubaha Imana, Imana iramwubaha. Kandi umuntu ubashywe n'Imana ahabwa umugisha. Kandi umuntu ubashywe n'Imana anyura mu bikomeye abandi bantu runaka batanyuramo. Imana ihimbazwe cyane. Bavandimwe, nshuti bakundwa b'Imana, ubuzima bunejeje ni ubwubaha Imana. Ubuzima bunejeje ni ubumenyi icyo Imana ikunda. Umwami nashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo mubanze mushake ubwami bwanjye no gukiranuka kose, ibindi byose nzabibongerera. Imana ishimwe. Umuntu wubaha Imana amenya kuyishaka. Umuntu wubaha Imana amenya gutandukanya iby'Imana yanga n'iby'Imana ikunda kubwo kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndashimira Imana ko yatugiriye neza, ikaduha umugisha wo kwimenya, ikaduha umugisha wo kuyubaha, ikaduha umugisha wo kugenda mu ijambo ryayo. Ari nta kiguzi dutanze, ari nta mafaranga dutanze, ahubwo ari ubuntu Imana itugiriye. Uhereye uyu munsi wa none, wowe unteze amatwi unyumva ukurikiye ijambo ry'Imana, hinduka uve mu byo wibwira, utangiye gutoza ubuzima bwawe kubaha Imana. Hari ijambo bagiye kudusomera aha ngaha, adusomere umukozi w'Imana turi hamwe kugira ngo turyumve. Yesu nashimwe cyane. Amen. Dusomere Abakorinto 2 ni 7 n'umurongo waho. Abakorinto 2 umurongo wa 7. Nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose iy'umubiri n'umutima, tugende twiyejeshe rwose kubaha Imana. Amen. Bakundwa, haleluya. Ijambo ryiza cyane. Ubwo dufite ubwo buryo, tugende kwikuraho imyanda yose, ari iyiri ku mubiri, ari n'iri mu mutima ahatabonwa n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyo umuntu yubaha Imana, Imana imwezaho imyanda iyo ari yo yose. Bibiliya iravuze ngo twubahe Imana, tugende twezwa no kubaha Imana. Kubaha Imana bitera umuntu yezwa. Kubaha Imana bitera umuntu kwezwa mu mubiri, kwezwa n'umutima ahatabonwa n'abantu. Niko Bibiliya itubwiye. Inshuti z'umusaraba, bene data bakundwa, abakurikiye iyi TV, ni ukuri kuzuye kubaha Imana ni ubutunzi. Bibiliya iravuga ngo maze ibwira umuntu uti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umwami nashimwe cyane. Amen. Nta kindi cyeza umuntu, nta kindi gitunganya umuntu, nta kindi gikuraho umuntu
karande, imbaraga z'umubi, imbaraga z'umwijima zikurwaho no kubaha Imana, ukamenya ko Imana ari Imana iri hejuru y'izindi mbaraga zose. Umwami nashimwe cyane. amen. Ongera usomere umurongo kuko numva ari umurongo mwiza. Mu Bakorinto Nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, yego, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'iki n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Amen. Amen. Ndabifuriza yuko dukwiriye ubuzima bwawe, mu kazi kawe, mu byo ukora ibyo ari byo byose, itoze kubaha Imana. Imana iyo wubashye Imana yeza umubiri wawe, ikaneza n'umutima wawe. Reka nsome ikindi cyanditswe ngiye no gusorezamo. Icyandiko kiri mu Bagalatiya igice cya mbere n'umurongo waho wa 10. Umwami nashimwe cyane. Amen. Umuntu wubashye Imana arayinezeza. Umuntu wubashye Imana akora ibyo ishaka. Umuntu wubashye Imana, Imana imuha umugisha. Umuntu wubashye Imana agendana nayo. Umuntu wubashye Imana niyo ahuye n'amakuba ayanyuramo neza. Dusomere icyo cyanditswe. Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 10. Yego. Mbese noneho ni ishimwe ry'abantu nshaka, cyangwa ni iry'Imana? Cyangwa ni iry'Imana? Cyangwa se ni iry'abantu nshaka kunezeza? Cyangwa ndashaka kunezeza? Iyaba nkinezeza abantu, simba ndi imbata ya Kristo. Amen. Amen. Garukamo umurongo ni mwiza cyane. Mbese noneho ni ishimwe ry'abantu nshaka? Ni ishimwe ry'abantu nshaka? Cyangwa ni iry'Imana? Nangwa ni ishimwe ry'Imana nshaka? Cyangwa se ni iry'abantu nshaka? Nangwa ni iry'abantu nshaka kunezeza. Iyaba nkinezeza abantu, yaba nari umuntu ukinezeza abantu, ntashaka kunezeza Imana, simba ndi imbata ya Kristo. Simba ndi imbata ya Kristo. Amen. Amen. Uyu mwanditsi w'Abagalatiya Pawulo yaravuze ngo ese ni ishimwe ry'abantu. Abantu twishwe kenshi na kenshi no gukenera kunezeza abantu. Twishwe no kunezeza abantu mu mwanya wo kunezeza Imana yaturemye kadushyiraho. Ariko iri jambo ry'Imana yavuze ngo ese ndashaka kunezeza abantu? Ese ni ishimwe mu bantu nshaka, nangwa ni ku Mana? Umwami nashimwe cyane. Amen. Ndabinginga mu izina rya Yesu Kristo ngo duhindure intekerezo, buri muntu atangiye gutekereza uburyo yakwitoza kunezeza Imana, kuko winejeje Imana nayo igira ite? Irakunezeza. Iyo ubashye Imana irakubaha, kandi iyo Imana ikubashye ikunyuza mu bintu bikomeye cyane. Ikunyuzaho umuryango utakunyuza, ikunyuzaho amafaranga atakunyuza, ikunyuzaho abana batakunyuza, kuko Imana ni iri hejuru y'ibintu byose. Nta muntu wubaha Imana ukorwa n'isoni. Nta muntu wubaha Imana unanirwa mu rugendo rwe. Nta muntu wubaha Imana uzasanga ari mu mirimo y'ubupfapfa. Nta muntu wubaha Imana uzasanga ari umusinzi urara ku nzira. Nta muntu wubaha Imana uzasanga ari umusambanyi. Nta muntu wubaha Imana uzasanga ari umupfapfa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ahubwo amenya ko Imana iri hamwe nawe mu buzima bwe bwa buri munsi, yaba ari mu cyumba cye, yaba ari mu kazi ke, aho yaba ari aho ariho hose. Apfa kuba ari umuntu wamaze gusobanukirwa kubaha Imana icyo ari cyo. Agendana n'Imana mu buzima bwa buri munsi, agendana n'Imana ari mu cyumba, agendana n'Imana ari mu kazi, agendana n'Imana mu buzima bwose, yaba ahuye n'ibihe bitoroshye, yaba ahuye n'ibihe bimunejeje. Amenya yuko Imana ariyo Mana iri hejuru y'ibintu byose, akayiha umutima we, akayubaha. Imana nayo ikajya ihora imucira inzira, nk'uko tubonye Abraham Imana yamucira inzira kubwo kubaha Imana, atabikomoye mu babyeyi be, ahubwo kubw'umutima we wubashye Imana. Imana iraziramutwara imuhindura sekuru w'amahanga. Tubonye Daniyeli navuzeho wajyanwa ari umunyage, ariko Imana kubwo kubaha Imana kwe yanga n'umunsi n'umwe gusenga ibitari Imana. Nubwo batanze itegeko ryo kugira ngo yubahuke Imana, nubwo yari ari mu bihe bigoye cyane ari umunyage, ariko kubwo kumenya Imana ko ari mu mutima wa Daniyeli, byamusohoye muri biriya bihe byari bigoye cyane. Nawe uramutse wubashye Imana yawe, ibihe by'urimo bitari byiza,
ibihe uhagazemo bitari byiza, ibihe uhuye nabyo, ndakubwiza ukuri ngo nuramuka uhinduye ukitoza kubaha Imana yawe, iragusohora mu bihe bitari byiza kandi iguha umunezero kandi iguhe gutona aho utakabaye itona. Daniyeli yatonnye imbere y'umwami kubwo kubaha Imana, ntiyayibangikanya n'ibindi bigirwamana, ntiyayibangikanya n'ibizira. Imana ishimwe cyane. Amen. Kubaha Imana ni ishingiro ry'umuntu wese waremwe mu shusho y'Imana. Ndakwinginga mu izina rya Yesu ngo witoze kubaha Imana, kuko kubaha Imana ni ubutunzi, kubaha Imana ni amahoro, kubaha Imana ni umugisha, kubaha Imana ni ubuzima, kubaha Imana ni umunezero, kubaha Imana nta kiri hejuru y'icyo. Nta n'umuntu tubona muri Bibiliya wubashye Imana utarabonye umugisha, ndetse wubashye Imana yabonye iherezo ryiza. Bavandimwe rero, reka mbashimire umwanya muto tuganira ijambo ry'Imana, tuzakomeza n'ikindi gihe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka nsenge isengesho nsoza. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana isumba byose kandi y'agakiza kacu, ndagushimira kuba turemye mu shusho yawe, ndagushimira kuba duhaye kukubaha no kukumenya, kandi nawe Nyagasani Mwami ukaduha ukatwubaha, kubera yuko Kristo mwiza waduhaye kukumenya no kukubaha. Mu izina rya Yesu ndasengera buri muntu wese uzakurikirira ijambo ahindure amatwara ye, atangire kukubaha, kuko wakubashye ntakorwa n'isoni. Wakubashye Mwami anyura mu bikomeye kandi akabinyuramo neza. Wakubashye Mwami w'abami, Data wa twese uri mu ijuru, ahabwa umugisha kandi ahabwa amahoro mu izina rya Yesu. Ndatura amahoro, ndatura imbabazi, ndatura ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Abari bugumvira ijambo bahure n'ubuntu bwawe, bahure n'imbabazi zawe, bakire imbabazi zawe, bakire kugira neza kwawe. Icyubahiro cyawe Nyagasani bakiguhe, kuko ari wowe ugikwiriye. Mu izina rya Yesu bacishwe bugufi, kugira ngo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Urakoze Mana y'agakiza kanjye, ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe. Ni mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu dusenze twizeye. Amen. Amen.